Hari impamvu ubona hari abantu ubona bavuga gake, ariko iyo bavuze abantu bose bakabatega amatwi, cyangwa impamvu hari abantu badakunda kwigaragaza nyamara bakagera ku ntsinzi ikomeye. Ubwenge si ukumenya ibintu byinshi gusa, ahanini bugaragarira mu byemezo umuntu afata, mu buryo yitwara no mu ngeso yubaka buri munsi. Muri iyi video tugiye kureba ibintu 10 abantu bafite imitekerereze yubaka bakunda kwirinda. Niba hari kimwe ubona nawe wakora, ushobora kugenda ugihindura buhoro buhoro. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Muri ibyo bintu 10 rero, ikintu cya mbere umuntu w'umunyabwenge akunda kwirinda, icya mbere, abanyabwenge ntibafata imyanzuro bihutiyeho. Iyo umuntu arakaye cyangwa yishimye cyane, ashobora gufata icyemezo azicuza nyuma. Abantu bafite imitekerereze ihamye bamenya gutuza. Iyo hari ikibazo, babanza gutekereza ku ngaruka z'icyo bagiye gukora aho gukora bahubutse. Akenshi icyemezo cyafashwe nyuma yo gutuza kiba cyiza kurusha icyafashwe mu burakari. Ikintu cya kabiri abanyabwenge bakunze kwirinda cyane. Ikintu cya kabiri, abanyabwenge ntibumva ko bazi byose. Hari abantu batekereza ko bamaze kumenya byose. Iyo bageze kuri urwo rwego, baba banahagaritse kwiga. Abantu bafite ubwenge bemera ko buri munsi hari ikintu gishya cyo kwiga. Bumva ibitekerezo by'abandi kandi bemera gukosorwa. Kwemera ko utazi byose si intege nke, ahubwo iki ni ikimenyetso cyo gukomeza gukura. Abanyabwenge mvuga ntabwo ari abanyabwenge bize amashuri, ahubwo ni abanyabwenge mu buryo bw'ubu buzima hano mu isi yo hanze. Ikindi kintu cya gatatu abanyabwenge bakunze kwirinda gukora, 90% ryabo. Abanyabwenge ntibazisengura igihe ibintu bidafite umumaro, igihe mu mutungo udasubira inyuma. Cyane ko abantu bateye imbere bagerageza kugabanya ibintu bibarangaza. Aba bamenya igihe cyo gukora, igihe cyo kuruhuka n'igihe cyo kwiga. Ntibisobanura ko badashimishwa n'ubuzima, ahubwo bagerageza gukoresha igihe ku bintu bifite akamaro ku ntego zabo. Ikintu cya kane abanyabwenge cyangwa se abantu bamenye ubwenge mu isi bakunze kwirinda, ntibagereranya ubuzima bwabo n'ubw'abandi. Muri iki gihe cya interinete biroroshye kureba ubuzima bw'abandi ukumva ubwawe ntacyo bumaze, ariko abantu bafite imitekerereze myiza bamenya ko buri wese afite urugendo rwe. Aho guhangana n'abandi, aba bahangana n'uwo bari we ejo hashize. Iyo ugereranya buri gihe, ushobora gutakaza amahoro yo mu mutima n'icyizere, ukigereranya n'abandi uvuga ati se bariya kubera babigezeho, njyewe n'ubundi ahandi ntaho nzagera. Ariko nyamara mu by'ukuri muri ubu buzima, wowe reba ibyawe kandi wowe usetinga intego zawe, wirebera ku by'abandi kuko abo nabo iyo level uriho nabo bayigezeho kandi bacanye umucyo bakaba bageze ku yindi level. Wowe mu buzima bwawe wikumva ko wataruka level uriho, banza ukompletinge cyangwa se wuzuze level uriho, ubundi nyuma uzajye ku yindi level. Abantu bakina amagame cyangwa se bakoresha n'ama PlayStation, abangaba ntabwo yajya kuri level ya 5 asitarutse level ya 4 cyangwa level ya 3. Nawe rero aho uri nicyo cyiciro cyawe wagakwiye kuba uri. Rero wigiranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi, reba ibyawe kandi abizi bizagira umusaruro. Ikintu cya 5 abantu b'abanyabwenge bakunze kwirinda cyane, ntibavuga cyane kurusha uko bumva. Abantu benshi baba bashaka kuvuga kugira ngo berekane ko bazi ibintu, ariko umuntu ushaka kwiga amenya kumva. Iyo uteze amatwi neza, ushobora kumenya ibintu utari uzi kandi ukumva impande zitandukanye z'ikibazo. Iyi niyo mpamvu bavuga ngo Imana yaduhaye amatwi abiri n'umunwa umwe. Ariko ikintu kiba gitangaje ni ukubona ko hari abantu bakunze kuvuga cyane kurusha kumva. Kandi buriya mu buzima, ikintu cya mbere ni ukubanza ukumva ibintu, nyuma ukaza kubivugaho kandi nanone ukavuga uziga. Ikintu cya 6 abanyabwenge birinda gukora cyane. Aha ntibatinya kuvuga oya. Ubundi ijambo oya niryo jambo ikiremwa muntu gitinya cyane, cyane cyane n'urungano rw'abakobwa cyangwa se bageze mu bwangavu, ingimbi. Kuvuga ijambo oya bumva ari ikibazo cy'igisebo. Ariko hari igihe abantu bemera ibintu byose kubera gutinya kubabaza abandi.
naho aba bantu b'abanyabwenge bo ntibatinya kuvuga ijambo oya. Hari igihe abantu bemera ibintu byose kubera gutinya kubaza abandi, ariko abantu b'abanyabwenge bafite imipaka isobanutse bamenya kuvuga ijambo oya igihe bibaye ngombwa. Ibyo bibafasha kurinda igihe cyabo, imbaraga zabo n'intego zabo. Kwanga ikintu kidahuye n'intego yawe si uburakari, ukuntu gushyira imbere ibyo wiyemeje. Ikintu cya karindwi abanyabwenge birinda cyane, ntibashinja abandi amakosa yabo. Biroroshye kuvuga ko ubukene, akazi cyangwa abantu aribo batumye ubuzima bwawe butagenda neza, ariko abantu bakura mu mitekerereze bemera uruhare rwabo. Baza bati ni iki nakora kugira ngo ejo mbe meze neza kurusha uyu munsi. Iyo wemeye inshingano uba watangiye inzira yo kubona igisubizo. Ikintu cya munani aba bantu birinda abanyabwenge 95%, aba ntibahagarika kwiyubaka. Ubundi kwiga ntibirangirana n'ishuri, ishuri tujya kwigamo, ahubwo abantu benshi batsinze bakomeza gusoma ibitabo, kumva ibiganiro bifite akamaro ndetse no kwiga ubumenyi bushya. Isi irahinduka buri munsi, uwemera gukomeza kwiga niwe ushobora gukomeza gutera imbere. Ikintu cya 9 abanyabwenge 95% birinda gukora, ntibemera gutsindwa n'iherezo. Hari igihe ibintu bitagenda uko twabyifuzaga, abantu bamwe bahita bacika intege, ariko abafite imitekerereze yubaka bafata gutsindwa nk'isomo, ahubwo bagahera kuri kwa gutsindwa akari ko baheraho batekereza icyo bazakosora kugira ngo kwa gutsindwa hakurikireho gutsinda. Aba baza bavuga bati ni iki nakwigira kuri iri kosa, mbese ayo masomo niyo abafasha gukora neza ubutaha. Ikintu cya nyuma rero ari nacyo tugiye gusorezaho muri kiganiro cyacu, abanyabwenge 10 birinda gukora cyane, ntibareka discipline ngo bayoborwe n'amarangamutima. Hari iminsi umuntu aba adashaka gukora, ariko abantu bagera ku ntego zabo ntibategereza ko motivasiyo iza. Aba bashyira imbere gahunda n'umuco wo gukora niyo batabishaka. Ni discipline aho kuba motivasiyo gusa ikunze gufasha abantu kugera kure. Ubundi ubwenge si impano abantu bamwe bavukana abandi badafite, ahubwo hari byinshi umuntu ashobora kwitoza no kunoza buhoro buhoro. Niba hari imwe muri izi ngeso wabonye ukeneye guhindura, tangira uyu munsi. Impinduka nto ukora buri munsi nizo zubaka ubuzima bwiza mu gihe kirekire. Andika mu bitekerezo hasi muri izi ngeso ni iyihe ushaka gutangira. Kandi niba wishimiye iyi video ntuzibagirwe kwiyandikisha kuri channel yacu, ukanda subscribe, like kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro nk'ibi. Naho ubutaha, murakoze cyane kuba mwaduteze amatwi.